Amahoro bavandimwe niyo mbifurije umugisha uturuka ku Mana ishobora byose. Reka mbashimire mwebwe mwabashe gukora subscribe, kandi nawe ugiye gukora subscribe kano kanya rwose ngusabiye umugisha uturuka mu maboko y'Imana ishobora byose. Reka rero mu byukuri mbaganirize ikiganiro nabashije kugirana n'abantu bagiye batandukanye, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga banza urebe video, iyi video ya Murungi Sabin. Ikiganiro tugiye gukora aka kanya ni inkuru abantu benshi batigeze bagarukaho ya Murungi Sabin, ndetse na video nshyashya Murungi Sabin noneho bigaragara yuko bya bintu ari ibyanyabyo. Mbere yuko tugira icyo tuvuga rero banza urebe iyi video noneho nkwereke neza aho ibintu byatangiriye. Ngo Sabin arasohotse aratera intambwe yuhanya yirukanka cyane, aratambitse ngira ngo muri kureba, aratambitse mu kantu nguwo imbere ahageze, arasimbuka byigana n'ibikuta, ahubwo yaratuye amenyo ku gikuta, yuriye igikuta, ngira ngo muri kuhabona hariya imbere. Uyu ni Sabin asohoka atera intambwe gake gake akomeza imbere yirukanka ahunga kamera, ariko n'ubundi barimo baramuzuminga, ubona ko abyigana n'ibikuta hariya ahita ashaka aho yakurirana kugira ngo asimbuke agwe inyuma. Mubona Murungi Sabin arasimbutse, ari kwitsimbatsimba yihisha kamera. Reba nawe mu byukuri ukuntu ibintu, undebere nawe. Ajya gusimbuka rero mu muhanda, dore ngaha ibintu byahereye. Murungi Sabin yikanze umuntu ari mu nzu yo kwa Ngwino urebe. Murungi Sabin ngwino urebe yamucikishije amunyujije mu karyango nk'akiki. Reba nawe ahantu yamucishije mu miforongoto mu nzira. Reba nawe umuntu wari wasize imodokari, undebere nawe. Agerageje guhunga kamera, bakomeza bamuzuminga kugeza igihe noneho asesereye mu mwobo nk'uw'inyaga, kugeza igihe agize amahitamo mabi yo gusimbuka igipangu. Ariho hahandi twabonye iriya video avunika, yakukumutse kuri metero 43 aturutse hejuru y'igipangu asimbukagwa mu muhanda. Byari byatangiriye hariya Amweretse. Umugore rero wa Murungi Sabin mu rwego rwo kwiha amahoro, mu rwego rwo kwigira nyoni nyinshi, ariko biri gucika iwe mu rugo. Abaturanyi be baturahiye, biri gucika. Umwuko n'umwuko, akamamiyo n'akamamiyo. Sabin we ntacyo kuvuga afite, yacitse amazi, byararangiye. Umugore wa Murungi Sabin rero, Murungi Sabin murabizi neza amaze igihe yarabaye iciro ry'imigani, yarabaye rwose ikintu nyine, yarabaye ikintu aho kuba umuntu. Murungi Sabin murabize kurikirwa n'abantu benshi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, haba muri Kongo, haba muri Kenya, haba muri Tanzania, haba mu Bugande, ndetse bikarenga bikagera no mu Rwanda rwo hakurya y'imbibi cyangwa se muri diaspora. Murungi Sabin iyi nkuru imaze gutangazwa rwose, hari hashize agahe gatoya atangaje yuko ngo yarwaye za rubaga impande, nk'uko byagiye bikomeza gukwirakwira kuri iyi mihanda. Arangije ikintu cyabaye cy'agatangaza nuko yabeshye atazi ko ya video yafashwe, abayifashe bari kuyitegura ngo bagire bate, bayijugunye hanze badutemo. Yega imihanda, kwiyi mihanda rwose iri kugenda igaragaza ko iminsi y'igisambo koko ibibaze. Kwiyi mihanda iri kugaragaza ko umunsi wa 41 utawusimbuka na rimwe kamera yarakubonye. Hega Murungi Sabin. Umugore we rero, umugore we yishakiye basezeranye w'isezerano, akimara kubona iyi saga, akimara kubona ibi bintu byabaye, akimara kubona impande n'impande, kuri haba kuri FB, haba kuri radio, haba kuri televiziyo, haba kuri WhatsApp, haba ahantu hose ari Murungi Sabin. Madamu w'umunyamakuru nyine Murungi Sabin Munyengabe, uyu mugore we mubyibuke neza yitwa Gasagire Raissa, yashimangiye yuko akunda umugabo w'urukundo ruhambaye,
ndetse rwose anashimangira yuko amufata nka se, amwita papa we. Yashimangiye urukundo akunda umugabo we mu gihe amaze iminsi yibasirwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bamushinja kumuca inyuma, bashinja Murungi Sabin guca umugore we inyuma. Ariko nk'uko mwabibonye muri video, reka nze nge tujye tubata hanze rega. None ni Sabin ejo nundi, ejo bundi nundi, ariko bikomeza ku none iriya video naberetse mu by'ukuri murabona nta kintu kibirimo. Yego da nibyo, nkuko n'abandi banyamakuru bakomeje kugenda babitangaza babivuga, Murungi ntabwo yafashe umuntu ku ngufu, yaryamanye n'umuntu mukuru, kuko ngwino urebe n'umuntu mukuru, ntagaranda 18, ntagaranda 8. Murungi Sabin kumuharabika nawe yabigizemo uruhare, kuko yaharabitse abandi. Ibyo bagiye bakorera abandi imbati, ibyo bagiye bakora kuri iyi mihanda, ibyo byose nibyo biba biri kubagaruka. Murungi Sabin nibyo ashobora kujya kurega abo bantu bamufashe video, kuko arabizi we ubwe yarabiboneye ko nkuko mwabibonye muri video, Murungi Sabin yarakebutse areba muri kamera bya nyabyo. Ibyo twebwe mu bijyanye no gukamera cyangwa se no gufata amashusho twita pick eyes on cam, ya picking eyes on cam, yarebye neza muri kamera ajya gusimbuka mu gaforongo tuhariya. Mwabonye neza yuko yari ari guhunga kamera, yayibonye ko bari kumukamera. Ikindi kandi Murungi Sabin nubwo yashoza urubanza uyu munsi, nta bimenyetso bifatika afite by'umuntu wakwirakwije zira video, kuko nkuko bimeze ni amabombe ari kugenda arekurwa umunsi ku wundi. Ejo tuzabona n'abandi, ejo bundi tubone n'abandi. Ariko kuri Murungi Sabin birihariye, iyo taza kubeshya yuko yagerageje kubeshya abantu, gusikaminga ngo yarwaye, mu kanya gato tubona abantu yayangaje kuri channel ye bari kumukorera ngo ararwaye. Ibyo bikimara kuba hahita hasohoka amabombe, baramubombarida. Iyi video nshyashya rero mberetse, impamvu wenda ngemba natinze no kubikoraho nukugira ngo mbanze nkusanye ibimenyetso impande n'impande, nkuko mwabibonye ba Kenisi babivuzeho, nkuko mwabibonye ibinyamakuru byinshi bitanga ndetse bitandukanye mu buryo butandukanye, haba ku ma TV, haba ku ma radio, haba ku social medias, YouTube, X, Facebook n'ibindi. Sabin amaze icyumweru kirenga yotswe igitutu nyuma y'amashusho bivugwa ko araye amaze igihe akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. N'amashusho uwo bivugwa ko ari uyu munyamakuru ufite umuyoboro wa YouTube channel witwa Isimbi TV, nkuko bikomeza kugenda bivuga, akaba anakorera n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye. Yafashwe yavunitse, bikavugwa ko yahuye n'ibyo bizazane ubwo yasimbukaga igipangu avuye gusambana ku mugore w'abandi. Mu by'ukuri izi video zagiye zikwirakwira, nubwo umuntu atahita yemeza cyangwa se ngo kuko nge sinari impari, nanjye nabibonye bikwirakwira, ariko mu by'ukuri ni ikigaragaza yuko ibyabaye byose hari ukuri kubirimo, kuko nk'iyi video ntago abantu benshi bari barayibonye. Iyi video abantu benshi bari barabonye agwa, ariko ntago bari barabonye apfupfunuka mu muryango ndetse anyura mu myobo nk'iyinyaga, aho byatangiriye mwahabonye. Kugeza ubu Sabin amakuru avuga ko yagiye kwivuriza hanze y'igihugu, imvune yagize ntacyo aratangaza kubimuvugwaho. Ariko umugore we noneho
yaje kugaragara we avuga ko ibyavuzwe byose, ibyakwirakwijwe byose, akunda umugabo w'urukundo rutazigera rugajuka. Nibyo Gasagira Raissa uri umugore nyine w'umutima. Ubundi Bibiliya ivuga yuko umugore w'umutima wese yubaka urugo, naho umupfapfa rusenyesha ubupfapfa n'ubupfu bwe. Nuramuka Raissa rwose nkubwire, nuramuka wishinze ibiri kuvugwa, urugo rwawe rufashe ku kadodo, ako kadodo aho bigeze ni wowe ugafashe, nurekura biragwa. Kuko nuramuka utarengeye urugo rwawe, Satani yamaze kurwinjiramo, Satani w'ubuhehesi yamaze kurwinjiramo, biraza kugukururira kuba singo. Nanone singo mama, uraza kuba singo mother. Koko umugabo wawe byaragaragaye neza yuko koko ibi bintu bifite ishingiro. Byaragaragaye ko Murungi Sabin rwose yicembera ibindi byana. Ariko nubu umugore w'umutima ukagaragaza icyo waje gushaka Sabin koko umukunze, ukagaragaza indahiro mu bukwe bwawe narindimo, pasiteri akubwira ati musezeranye kuzabana mu bibi no mu byiza, ati yego ndabyemeye. Kuko wasezeranye kubana na Sabin mu bibi n'ibyiza, rero waramwizeye, wamuhaye icyizere cyawe. Ni nayo mpamvu ugomba no kumushyigikira, mukabasha guca muri runo rugamba, muri uyu muriro. Kuko Satani yabagabyeho ibitero bihambaye. Nimba ari n'ibinyoma, nimba ari n'ukuri, ugomba wowe Raissa Gasagira ugomba kugaragaza ko uri umugore w'umutima, utandukanye na ba bagore babona haje inkubiri cyangwa se haje umuraba w'ibibazo bakajyana nawo. Nimba kugeza ubu ngubu Sabin nta kintu yari yavuga, kandi kugeza ubu ngubu Murungi Sabin akaba gikomeje kuvugwaho n'abantu bigiye bitandukanye, bantu banjye mwitegura ikizakurikiraho, kuko hari ibintu byinshi biri kugenda bigaragara yuko bikubiye muri iyi nkuru. Icyakora nubwo uriya munyamakuru Murungi Sabin amaze iminsi ku gitutu, umugore we Gasagira Raissa abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, yashimangiye ko amukunda, yashimangiye ko ari umugore w'ukuri, yashimangiye ko ari umugore waje gushaka afite icyo ashaka, yashimangiye ko ari umugore w'umutima atari umupfapfa, yashimangiye ko ari umugore wa nyawe ushikamye ku rugo rwe, yashimangiye ko ari umugore warwanira urugo rwe kugeza ku mwuka wa nyuma. Yagize ati turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi, natwe tuyasangira n'abandi. Urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka. Ndagukunda papa, amoke. Mwabagore mwe mwumvise umugore w'umutima, ba bagore b'abapfapfa birirwa ku mihanda, birirwa kuri za social media bibonekeza. Mwumvise umugore w'umutima, nubwo iwe biri gucika, nubwo iwe ari urugamba, ariko reka tuvuge ko mwimbere ari ikirura, ariko inyuma yahise yambikaho uruhu rw'intama, agaragariza isi yuko nta kibazo, Imana yabahaye amashimwe, amena, kandi bagomba kuyasangira n'abandi. Kuba Imana yaramuhaye umugabo mwiza, ntabwo byamubuza rwose kumusangira na ngwino urebe. N'amagambo yanyuze Murungi Sabin umaze igihe atagaragara mu biganiro yakoraga ku Isimbi TV, ashyiraho umutima mu rwego rwo kugaragaza ko amunyuze. Buriya umugore w'umutima, umugore wihangana, umugore ushikama, umugore urwana intambara nk'intare y'inkazi,
kandi mujye mumenya ko burya abagore nibo ntare za nyazo, kuko umugore ugaragaza yuko ari umugore ugaragaza gukomera mu bibazo, uwo niwe mugore ubundi ukwiye kurongorwa n'umugabo. Kuko wa mugore uzarongora nyine akajya gufatanya n'ibibazo, uwo nguwo aba ari rubanda, ntabwo aba ari umuryango. Cyakoze uyu mugore rwose gasagira Raissa, Imana imuha amahoro n'imigisha, kandi Imana ikomeze kubakira urugo madamu, Imana ikomeze rwose igushyigikire, kuko ugaragarije isi yuko uri umugore wa Murungi Sabin koko. Uri umugore muzafatanya guhangana, uri umugore muzafatanya mugakemura ibibazo, ntabwo uri babandi b'iki gihe, wararezwe sha. Sabin kandi yagaragarije umugore we ko ari mwiza imbere n'inyuma, nibyo navugaga. Kubw'urukundo yeretswe, kubw'amarangamutima, kubwo kubabarirwa atiriwe apfukama, Murungi Sabin yahise abona ko yarongoye umugore ukwiriye. Murungi Sabin yahise abona imbaraga noneho zo kuba noneho yanahaguruka akarwanira uburenganzira bwe. Murungi Sabin yahise abona imbaraga zo kuba noneho yanahatana, akaba yanahakana n'ibyo biri kumuregwaho, kubera ko iwe mu rugo ni amahoro, kubera ko iwe mu rugo habonetse umwuka mwiza, habonetse imbabazi. Erega nta ntwari yarusha imbaraga imbabazi, nta ntwari n'imwe kuri iyi si yarusha imbaraga imbabazi, kubera ko bigaragaje yuko Raissa akimara kumva ibyo umugabo we yavuzweho, akimara kubona ukuri kwabyo, yavuze ati none se niteranye n'umugabo, kandi reka mubabarire. Ari mu kababaro, ari mu ipfunwe, ari mu isayo n'ibyo yarashayishije, ariko kugira ngo ngaragaze ko ndi umugore w'ukuri, kuko ibi bintu si ubwa mbere bibaye, hari n'izindi nshuro byabaye ariko bitagaragaye. Ariko umugore w'umutima yavuze ati ubwo nyine byagaragara isi, noneho reka umugabo wanjye nanamubabarire mu ruhame, byereke isi. Ndetse Murungi Sabin nawe ashimangira urwo akunda umugore we. Ibi bintu Murungi Sabin ntago yari yarigeze abikora na rimwe. Ibi bintu Murungi Sabin ntago yari yarigeze agaragaza ko akunda umugore we na rimwe mu ruhame. Ibi bintu Murungi Sabin ntago yari yarigeze na rimwe abigaragaza. Ariko kuko intare y'ingore yo mu rugo rwo kwa Murungi Sabin yagaragaje yuko ifite imbabazi, ifite umutima mugari, ifite umutima w'urukundo, Murungi Sabin yahise abona nawe uburyo amugaragariza ko ari umugore mwiza w'igikundiro, kandi amukunda urukundo rutazashira. Murungi Sabin na Raissa babana nk'umugore n'umugabo kuva muri 2018. Aba bantu bamaranye imyaka 6 babana. Aba bantu bagaragaje mu by'ukuri yuko nubwo habonetse akagakosa, nubwo utudukosa dukomeza kugenda tubaho, ariko hagaragaye impamvu ya nyayo yo gukomeza kugaragaza yuko Murungi Sabin n'umugore we bakundana. Amakosa nibyo abaho, umugabo ashobora gukosa kimwe ko n'umugore yakosa, ariko nta ntwari yarusha imbaraga imbabazi. Bagore mu byumve, bagabo mu byumve, ntimukajye mupfa gusenya urugo cyangwa ngo muhanagure ubucuti ku bw'amakosa, ahubwo mujye muhanagura amakosa kugira ngo ubucuti bukomeze. Ari nayo mpamvu rwose Sabin ihangane, uri umuntu, uri ku isi, yego ibi ni wari ubyiteze, ariko ugomba kumenya yuko uri ku isi. Kandi nawe Raissa, komera urwane kigore, komera urwane nk'intare y'ingore. Ibi byose muzabitsinda kandi muzabicamo amahoro. Ari nayo mpamvu rwose Murungi Sabin yihangane, akomera shikame, arwara ubukira. Ibizajya bikomeza kugenda bivugwa kuri uyu muryango
nanjye ndahababereye, nanjye ndahababereye, nzajya mbagezaho akantu ku kandi. Murungi Sabin rero ubundi uyu mugabo Murungi Sabin uri kugarukwaho cyane yageneye ubutumwa umugore we. Umunyamakuru Murungi Sabin uzwi mu biganiro byo kuri YouTube amaze iminsi ataramanwa ku mbuga nkoranyambaga mu nkuru zifitiwe gihamya zo guca inyuma uwo bashakanye. Yageneye ubutumwa umugore we amubwira ko amukunda bizira uburyarya. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga hazamutse amakuru avuga ko uyu munyamakuru usanzwe afite YouTube channel yitwa Isimbi TV amaze igihe adakora ngo kuko yavunitse ubwo yaravuye guca inyuma umugore we. Mu mashusho yabanje gushyirwa hanze n'uwitwa Karara ufite YouTube channel yitwa Karara TV, yagaragazaga uyu munyamakuru ari hasi bigaragara ko yavunitse, ari kumwe n'uwitwa Ngwino Ndebe nawe uzwi kuri YouTube, aho uyu Karara yavugaga ko ari we bari bamaze gukorana icyo gikorwa cyo guca inyuma Gasagira Raissa, umugore wande, umugore wa Murungi Sabin. Uyu Karara yavugaga ko Murungi Sabin yavunitse ubwo yasimbukaga igipangu kirekire nyuma yuko aguwe gitumo ari kumwe n'uyu mugore usanzwe afite umugabo. N'amakuru adafitiwe gihamya kuko abavugwa kuri iki kibazo nta numwe uragira icyo abivugaho, ndetse nta n'ikizibiti kibihamya cyagaragajwe. Gusa kuri uyu wa kane hakaba hagaragaye undi uvuga ko yari ahari ubwo ibi byabaga, wanagaragaje andi mashusho yafashwe ubwo byabaga, agaragaza Sabin asohoka mu nzu anurira icyo gipangu, bivugwa ko yasimbutse akahavunikira. Mwabyumvise abanyarwanda namwe banyarwandakazi? Uyu munyamakuru Murungi Sabin umaze igihe adakora ibiganiro mu butumwa yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Instagram, yagaragaje umugore we Raissa Gasagire ko amukunda byimazeyo. Akoresheje ifoto y'umugore we Raissa Gasagire, umunyamakuru Murungi Sabin Munyengabe yagize ati mwiza imbere n'inyuma ndagukunda, arangije ashyiraho akaranga byiyumviro k'umutima. Raissa Gasagire nawe yageneye ubutumwa umugabo we amubwira ko we nawe n'umwana wabo bafite umuryango mwiza kandi ko bazakomeza kumukunda igihe cyose. Nk'uko mubireba rero ni ifoto yakoreshejwe, mwiza imbere n'inyuma ndagukunda. Uyu ni Sabin. Umugore we nawe rwose ahita amusubiza. Murabyumva abanyarwanda namwe banyarwandakazi aho ibintu biba byarahereye? Iyi ngiyi ni ifoto uyu mugabo yagize ate yakoresheje. Reka rero dusoze iki kiganiro tubashimira nshuti bavandimwe. Reka dusoze iki kiganiro tubabwira tuti bagore namwe bagabo mukomeze mukundane, kubera yuko urukundo ruva ku Mana, kandi ukunda burya aba yarabyawe n'Imana kuko Imana nayo ari urukundo. Ibyo byanditse mu Bakorino igice cya 10 na kangahe umurongo wa 13. Turabakunda cyane. Nujya no mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 11 hasobanura icyo urukundo ari cyo. Rega mujye munasoma ibitabo, mujye munasoma ibitabo rwose. Turabakunda cyane rero, ngaho amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese mwakoze subscribe kuri DAMOUR TV show.
mbasaba cyane mbabwira nti komeza ukore subscribe, like, share na comment, ukomeza kujya ukurikirana ibiganiro by'ubwenge tugenda ducisha kuri iyi channel yanyu, channel y'abanyarwanda. Kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video z'ubwenge tugenda tunyuza kuri iyi channel yanyu. Ciao ciao, hasta la vista. I love you enough. I love you more enough. I love you. Forever and ever, you are my best family. I love you.